umuhataka ukina kuri nimero 9. aha rero ni hamwe mu hantu hatuye rero nicyo kiri ku ngingo ya kabiri ngiye kuvuga yego kuvuga ngo barajya gushora rero mu bakinnyi b'abanyamahanga ngo 50-70 by'amadolari ntayo bafite n'ubu babuze aho kwishyura kwiza Olivier n'ubu babuze aho kwishyura Richard reyo iyo irizera ko aba bakinnyi bafite impano n'abakinnyi bato n'abakinnyi bagiye bakina ama ekipe y'ibihugu ashobora kuba wenda atarakineye senior team ariko umukinnyi muto haba harimo ibice bibiri harimo room yo kumufasha iyo yasana navuga ngo ihari ubundi umukinnyi kugira ngo ahamagarwe muri nationale niyo yaba iy'abato nuko akamemo hari impano baba bamubonamo hari ubushobozi baba bafitemo bamubona yifitemo ibyo rero reka tukite nk'icyo nakwita low talent itarakurwamo noneho amadeshe amakosa reka tuvuge ko ari bya bindi bavuga ngo ni ya zahabu itari yashongejwe cyangwa nk'uko bacukura ibi bya peteroli bavuga ngo bikomoka kuri peteroli bagicukura nyine atari ikintu cyabyaye iyo esanse cyangwa kibyara iyo benzine bakagenda nyine babishongesha kugira hagiye havamo karite zitandukanye z'ibyo bintu byinshi hari umwanya hari rumu hari akazi k'umutoza gafata umukinnyi ufite impano ya mpano irimo amakosa y'uko ni muto irimo ibyo gukosora kuko wenda hari ubumenyi ataragera ku mupira aho niho rero haziramo abo basositeni bagize umutoza wungirije kuko byanze bikunze Rayon Sport izakenera umwanya uhagije wo gukora training cyangwa imyitozo kugira ngo ihuze umukino ariko n'abo bakinnyi bafashwe ushobora kwibaza ngo ikibazanye sositeni rumumba kuki mutabitekereza ari kandi basanganwe n'ubundi nabafasha n'uhari ingingo ahari nubwo harimo iyo logike yo kuzuza ibyangombwa ariko banashaka na wa muntu bavuga ngo no afite niyo tushe ku bakinnyi bato Rayon Sport ntabwo ishaka kuba ikipe ivuga ngo ni akazi turi bukore ku mukino niba mubyibuka ibintu perezida yatubwiye byo kubaka DNA kubaka navuga ngo uburyo bwa Rayon Sport bw'imikinire buzwi kwa kundi rero ikintu ukamenya amakuru umenya ngo parike na gutya rero ikina gutya parike na gutya icyo kintu kucyubaka birasaba abantu nyine baza bakabishyira mu bakinnyi bakabibatoza mu gihe runaka bakihigiye kugira ngo ibyo bintu bifate noneho bitangire bijye mu bikorwa ikipe ijye yani mu mukino ubone kuko Rayon Sport defano ubone kuko ari rero yiharira itandukanye n'izindi ireyo ntise n'izindi ibyo rero ku mukinnyi ufite tara wamutoza ukabimwigisha kabiri abantu bakunda amaprofile ariko umukinnyi n'ugira profile aba yarafashije nawe ataravuga ngo aperi yamuguze ko yaranyuza hari igihe yabaye imyaka 20 n'ibiri ari muto adafite iyo mpano amina adafite ubwo bushobozi nk'ubwo afite ubu ariko afite impano iyo mpano rero hari abantu bayinacarinze bayireze bayikujije icyo nicyo rero iri gukora mwumve ko kutagura rero babandi mwita amajigo bishingiye ko kuba financial ntago bihagaze neza ariko nanone ntiyafasha ubonetse wese iri kuvuga ngo ni muto ariko se bata afite icyo umuntu yaheraho ni muri iyo logike icya gatatu kindi Rayon Sport bo bizera ko gutsinda cyangwa kugira ikipe ikomeye bitajyana n'amazina icyo ni icya gatatu baravuga ngo ikipe ubashije kuyishyira muri pozisiyo nziza bagahemberwa igihe bakamera neza bagafatwa neza bakaba bafite abatoza bashyigikiwe ekipe ikaba ifite fan base iri inyuma nta bibazo ifite ntibayoboye yuko abakinnyi bakomeye b'amazina ari ngombwa ariko baravuga ngo barashobora kugiramo umubare runaka w'abandi twita amaprofile manini naho niyo mpamvu bakubwira bati nka Olivier tugomba gukora ibishoboka byose tukamusinyisha bakakubwira bati ntabwo bidutwaye byatugwa nabi kongera ishare muri ekipe yacu nk'umukino twari dusangana yewe turabanye n'amafaranga kuri Leon Day yafatika niyo mpamvu bashishikariza kugura amatike tukagura na musanga ntacyo byaba bidutwaye bakavuga bati nk'abo bafite ukajya rutayizamu mwatiso imare myiza wenda uri buze kuyidusangiza yakoze muri shampiyona y'iwacu atese kuki tutabasha kubaka ikipe irimo abandi bakinnyi navuga batoya bashobora gufatira kuri abo navuga abakuru bakeya muri ekipe navuga ngo ni nk'abakinnyi bakubakirwaho abo bato bandi turi kugenda bagura b'abanyamahanga n'ab'abanyarwanda bakazamukiramo wumve ko rero yizera ko ibyo bintu biri byombi bishoboka gukora icyo kintu kimeze nko kuzamura abakinnyi formation ariko bitakuraho ko baba abantu bakipe iri competitive bagasubira inyuma mu mateka bakubwira ati ibyo bintu byo twakoze igihe twaguraga abakinnyi twakuye mu isonga ku bwa bagacinya atariko baje kuba ikipe ikomeye mu myaka 2 babasha gutwara igikombe cya shampiyona
babasha kutugeza mu matsinda ya confederation baranayarenga bagera kimwe cya kane. Abo bizera yuko rero umushinga wabo ngo ari mwiza nta n'undi mwiza ushoboka kurusha kuko baravuga ngo ntituzahora tugura abakinnyi bashaje kugeza ryari. Niyo mpamvu rero batari kubona amaprofile y'ibitangaza ngo yaje yaratsinze ibitego, ariko hari umwe nabonye bari kuvuga witwa Dumbuya ni Dumbuya uriya nindi sayizamu ngo bashaka kura umurebe kwizigira muri Mali. Yego, ndagira ngo twinjire mu ngingo yacu. Ikipe ya Rayon Sport uyabaye umukinnyi wa 12 mushya. Ikipe ya Rayon Sport iguze hatabariwemo abakinnyi babiri bongera amasezero barimo Nshimiyimana Emmanuel Kabange ndetse na Ganijuru Eli. Kuko muri aba bakinnyi 12 harimo abakinnyi batandatu b'abanyamahanga barimo Issa Jugiba umunyamali, harimo Ibrahim Jingale wo muri Niger, harimo Antonio Atiso Kojo muri Benin, hakaza Charles Chuprau wo muri Chad ndetse na Matumona Wakonda wo muri DR Congo. Mu gihe kandi harimo abakinnyi b'abanyarwanda bashya binje mu ikipe ya Rayon Sport barimo Ndashimiye Didier, Nshuti Didier, Nisingizwe Christian, Nkundimana Fabio, Nizeyimana Mubaraka ndetse na Muhoza Daniel. Aba rero nibo bakinnyi bashya binjiye, na Boris nyine winjiyemo nawe ari umukinnyi wa 12. Icyo dushaka kuganira ubwo tubijyana n'ikipe ya APR kwa nama ikipe abiri n'ubundi niyo derby tugira niyo azaserukira u Rwanda. Turashaka gufatira ku myaka 3 ishize ya shampiyona kugira ngo turebe aba bakinnyi ubwo kwizigira uraza kwinjira ujyana n'abakinnyi bashya b'ikipe ya APR nabo abantu kugira ngo nubwo tumaze iminsi tubavugaho tubagarukeho. Duhereye ku mwaka w'imikino wa 2023-2024 ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bari bafite tugiye kurebera ku mpinduka zagiye ziza kutujyana kureba ese ntabwo bijya bigira ingaruka ku musaruro w'amakipe yaba ari ku ruhando rwa Afurika ndetse n'ahandi imbere mu Rwanda kubera ihindagurika rihoraho. Kuko dufatiye kuri ekipe ya Rayon Sport kuvuga ko kugeza ubu hinjemo abakinnyi 12. Uraje tubwire no mu ikipe ya APR abakinnyi binjiyemo kugeza ubu ngubu. Umwaka 2023-2024 APR mu bakinnyi bayo batangiraga mu kibuga harimo Pavel Zira, Ombolenga Fitina, Ishimwe Christian, Shimimana Yunus, Buregeya Prince, Shimimana Ismail Pichu, Ruboneka Jean Bosco, Apam Bemol, Nibizi Ramazani, Shaibub Az ndetse na Victor Mbaoma. Iyo ni 2023-2024. 2024-2025 Pavel yaragihari. Muri defense yinjiramo Alius Wane na Nigena Clement, Niyo Mugabo Claude, Byiringiro Gilbert Kagege, Tadeo Rwanga, Nibizi Ramazani, Raminba, Dushimimana Olivier, Muzungu, hakaza Mamadusi ndetse na Mugisha Gilbert. Umwaka ushize imikino bari bafite Adolphe Mwizamu, Claude Kiwanuka, Sheikh Jibril Wataha, Gilbert Mugisha, Abdul Ishimwe, Jean Gilbert Byiringiro, Seydou Daoud Yusuf, hakaza Jean Bosco Ruboneka Yunusu ndetse na William Togwi. Iyo ni APR. Biza muri kumva impinduka z'abakinnyi. Ku ikipe ya Rayon Sport ko ndagira ngo tubijyanire rimwe. Rayon Sport 2023-2024 izamu ryawo ryari ririmo Hategekimana Bonheur. Bari bafite Serumogo Ad, Ganijuru Eli, Mitima Isaac, Rwatubyaye Abdul, Ngendahimana Eric, Kanamgire Roger, Youssef Rab, Charles Bar, hakaza Ruvumbu Nzinga Ebisien ndetse na Joachim Ojera. Muri sezo yakurikiyeho 2024-2025 izamu ryari ririmo Kadime Ndiaye. Bafite Ombolenga Fitina, Bugingo Hakim, Youssou Diagne, Sabimana Aimable, Niyonzima Olivier Sef, Ndayishimiye Richard, Muhire Keve, Aziz Basane, Iraguha Haj ndetse na Fongan. Iyi sezo turangije izamu ryari ririmo Olivier Kwizera. Bafite Youssou Diagne, Obedu Mukiza, Richard Ndayishimiye, Biregirimana Abed, Foteli Kau, Kitoko Pizano, Eli Ishimwe Ganijuru, Asman Ndikumana, Aziz Kulanya Basane, Ramazani Chimanga Chilebi ndetse na Tambwe Guari. Ngiyo kestadi y'imyaka 3 igiye kutujyana kuri aya makipe uburyo nanone akoze ndi reshuffle akabazanye abakinnyi bashya. Uhereye ku bakinnyi bashya b'ikipe ya APR nabo umubare wabo utwinjize nimba ibintu bidateza rimwe na rimwe umusaruro muke kubera iryo guhindagurika rigenda rikajya no muri staff technique ku batoza. Abakoze rigoga ku byintroduza neza cyane no kudusubiza mu myaka 3 itambutse. Ngira ngo ababashije gukurikira
basigaye mu wavuze ni babiri gusa ubwo hari Adolphe Kiwanuka arahari abo ni abavu duhereye muri 23 yego haziyemo abakinnyi babiri bonyine mu bakinnyi bahoze bakina ikipe ya APR Football Club muri uyu mwaka turagendana yarekuye cyangwa yatandukanye n'abakinnyi b'abanyarwanda barimo Ruboneka Jean Bosco barimo Niyomugabo Claude barimo Nigena Clement abakinnyi ko ari batatu babanzaga mu kibuga APR kandi yarekuye Gilbert Mugisha ndetse na Niyibizi Ramazan. Gilbert Mugisha nawe n'umukinnyi wabonaga iminota yo gukina, Niyibizi Ramazan niwe utarabonaga iminota yo gukina. APR yarekuye abanyamahanga batatu barimo Mamadusi, irekura Mamadou Lamimba, irekura na Aliou Swane utarabonaga umwanya wo gukina. Ubu ikipe ya APR abakinnyi yasinyishije b'abanyamahanga ni 4. Yasinyishije umusore bita Traoré ejo bundi baretse kumutangaza, basinyisha Michel Amad. APR yasinyishije Hernane Silwane umuzamu. APR yasinyishije uwitwa Maduzon umunyaburkina Faso wakinaga muri Tupita Mazembe Engrebe. Abo nibo b'abanyamahanga 4 binjiye mu ikipe ya APR. APR yasinyije abakinnyi bato batanga icyizere barimo Rubuguza Jean Pierre, barimo na Fidari Uwiyaremye. Uvuga ngo kongeraho n'abakinnyi bavuye mu ntare bazamuye mu ikipe nkuru. Uvuga ngo kugeza ubu tuvugana, uvuga ngo APR ifite abakinnyi bagera kuri 7 bashya, abanyamahanga 4 n'abanyarwanda nawe baracyaganira ntibirarangira. Ubwo n'abakinnyi bagera kuri 6. Rayon Sport wari urimo arayivuga, iyo nuvuga ngo abakinnyi b'abanyamahanga baze gusinyisha ni 6, urumva n'uwa 7 utegerejwe. Ndaje narayensomye article ya Pema Foot ejo nisharinze n'abantu. Issa Jigwiba uyu musore waje ni umwe mu bakinnyi beza uzi muri Rayon Sport kuko ni meilleur joueur wa championnat ya Pema Foot, Fédération Malienne de Football. Rwose ibitangazamakuru nabitumye byo muri Mali, Issa Jigwiba aranditse arahari. Banabitandukanye rero n'uwatsinze ibitego byinshi. Meilleur joueur atandukanye na Meilleur buteur. Issa Jigwiba yabaye meilleur joueur wa championnat ya Mali, atsinda ibitego 8. yabaye umukinnyi mwiza wa champion. Byatwiza ngo ni MVP. akaba top scorer. Undi akaba top scorer. Ni nayo mpamvu rero undi mugwi uzajya guhemba muri Rwanda Premier League, bazahemba top scorer ukwe na MVP yembwe ukwe, cyangwa se wanabitwara byombi bigezweho. Ariko nuko nyine abantu baba bati none se urumva nuza niwe mukinnyi undi wari waje mu Rwanda tuvuga ibya top scorer ni muri APR. muri APR n'uyu wasitse 17 yitwa Kandebe ya Sikre na Isharenzejo, nguyu yitwa Ibrahim Dumbia yatsinze ibitego 17 yakinaga mu ikipe yita ASCO. Abakinnyi batsinze ibitego byinshi muri Fema Foot ni 3. N'uyu Ibrahim Dumbia watsinze 17, uwitwa Ibrahim Traoré ukina mu ikipe ya FC Diarra yatsinze 14, n'uwitwa Zumana Simpara wakina muri Stade Mali watsinze ibitego 11. Hanyuma meilleur joueur n'uyu mukinnyi Rayon Sport yaguze ukina ku 10, narayisomye profile ashobora no gukina kuri left cyangwa right wing cyangwa ku 10, uwo bita Jigwiba. Yego. So nuvuga ngo Rayon Sport imaze gusinyisha abakinnyi 6 b'abanyamahanga, ikaba itegereje gusinyisha umukinnyi umwe ushobora kuba Henry Musanga, kuko umuntu ugiye twavuganye muri Rayon Sport yamwe ko dosiye ya Musanga iri imbere yandayishimiye cyane source yanjye niko yambwiye. So Musanga Henry nawe akaba ashobora kuza akiyongeramo. Abandi bakinnyi ni Zuberi na Eritatu, bose mukuru itegereje ko bakitiva amafaranga gusa, nta kindi bakabarekura bakaza. Rayon Sport nk'uko bivugaga ifite abandi bakinnyi 6: Moza Daniel, Ndashimiye Didier, Nshuti Didier, Mubaraka Nizeyimana na Christian Singizwe, kongeraho na wa mujene w'Musanze Fabio Mondimana. So ibyo rero twaganiraga hano
ni uburyo bw'imihindagurikire ya squad. yego Kaduhere ku ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR yaguze abakinnyi bane, igura ku myanya twavuga ko yari ikeneyeho abakinnyi. Yaguze Traore ukina ku 10. Traore akaba yaraje kugira ngo barebe ko Memer Dao yakwiminjiramo agafu. Ko Memer Dao yatangiye ari inyenyeri adropinga form, ejo bundi retour igiye kurangira nibwo yongeye gusa nk'ugarutse. Bari bakeneye nyine undi muntu uza kuri uwo mwanya agasunika. APR yaguze Michel Aman, ni umukinnyi uzajya wataka aciye ibumoso ari aba Gilbert bakinaga. Michel Aman ni umuwinga uca ibumoso. Uwo nguwo akaba ari undi mwanya nawo APR yari ikeneye kurambura. Bazanye umuzamu Silwane, nibyo Pierre yafataga izamu rya APR, hakabamo Adolphe uyu munsi niho urifite, ariko nibyo abantu twese turabyemeranya ko APR yari ikeneye upgrade y'umuzamu mwiza ufite uburyo yafasha ekipe, akaba ari umuzamu witwa Silwane. Hanyuma APR yaguze umudefenseri bita Maduzone, n'undi mukinnyi uje ari inyongera. Maduzone akaba ari umudefenseri central, ubwo aje mu ikipe ya APR. Abo bakinnyi uko tubizi Rugazi uko ari bane ntabwo bazicara kuri bench, bazabanza mu ikipe ya APR. Bivuga ngo kuri ya squad twari tumenyereye APR, kimwe babazaga hazaba impinduka byibuze 50% y'abakinnyi barasanzwe babanza mu ikipe ya APR Football Club, kuko abakinnyi baguzwe twabivuze ni Traore ku 10, agomba kuza akabanza agahabwa umwanya bakareba niba hari icyo arusha Memer Dao, bagafata Michel Aman agomba guca kuri wing imwe, n'ubundi barekuye abakinnyi baho. Urumva bafata Silwane agomba kubanza mu izamu kuko bamuguze nka upgrade kuri Adolphe, bagashyiramo n'umudefenseri bita Maduzone ugomba kuza agasimbura Nigena Clement. Mu bakinnyi binjiye muri APR nari nibagiwe ko undi mukinnyi navugaga ni umukinnyi Christian, kuko azaba niwe waje uzabanza ibanga kuri gatatu. Ubwo deja babaye abakinnyi bangahe? Batanu mu ikipe ya APR. Ubwo tugiye kubyanariza neza Rugaju, twareba uburyo abakinnyi bazaba bahagaze mu kibuga. aho ngaho ni naho nshaka ko Rugaju yinjira, niyo mpamvu nabanje kuguha umwanya kugira ngo ubwe no kuri APR n'abakinnyi bayo ndetse maze kuhanonora. So APR kugeza iyi saha n'abo bakinnyi, ariko abakunzi ba APR bakaba bavuga bifuza ibintu bibiri kugira ngo tujye noneho uko ikipe izaba ihagaze n'ibindi. Abakunzi ba APR baravuga bati dukeneye undi rutahizamu uza kongera imbaraga mu busatirizi bw'ikipe, kuko Cheikh Djibril Ouattara yaciye ku ruhande asa nk'uwaho ari umuhengekano. Niyo yakinnye ku 9 ubona ari umukinnyi wa nimero 9 nibyo, ariko utaduha 100% kuko iminota 90 kugira ngo delivering to the highest intensity biragoye. Hanyuma baravuga bati dukeneye rutahizamu waza akaza ari nyongera kuri William Togwime ndetse na Cheikh Djibril Ouattara, tukabona indi option y'undi rutahizamu ufite imbaraga zo kuba yadeliveringa muri ekipe. Bakanatekereza ko Rugaju sinzi kuri buze kwemeranywa n'abakunzi ba APR, bavuga bati dufite umukinnyi nimero 6 bita Sekiganda, ariko ntahagije. Bashaka undi nimero 6 nawe wo kuri kariba yo hejuru, urenze ko ikipe yubatse imeze neza cyane. aho niho Rugaju azira. Turahera kuri 11 uburyo bashaka kuza gutangiza guhagarika abakinnyi 11, kuko sinzi mbere na mbere nimba wemeranya nanjye nakwizigira niba iryo hindagurika rya buri mwaka ugasanga abakinnyi wakinanaga na mugenzi wo muri Axe uyu munsi yaravaho umwe hinjira wundi, wakinaga hagati mu kibuga aravaho hinjira wundi, wakinaga kuri ataka umwe aravaho hinjira wundi. Eske ibi koko byaba biteza umusaruro muke kuri ama ekipe yo mu Rwanda bari ku ruhando rwa Afurika ndetse no muri shampiyona, bikagera ngo tukabona batangiye umwaka barimo guhuzagurika bakajya kuwusoza nanone bigahinduka? Unadupangire ni bande bazaba bapanze 11 ku mpande zombi kugira ngo
abafana b'aya makipe yombi bumva uburyo amakipe yabo azaba ahagaze. bon tubanza tubirebe mu buryo bw'umupira busanzwe. wenda duhere kuri icyo cyo kuvuga ngo ese ubundi amakipe yacu kuki buri sezagura, hari n'umuntu wagitanze igitekerezo kuri icyo batari ko muri kuvuga yuko Rayon Sport idafite amafaranga kandi igura abakinnyi 12 gusa. yaguze bangahe? Mara 12 kugura se ni kugura ni igihe ugura amasezerano y'umuntu abakinnyi bazi profit ubwo se waje kubashyira kuri payroll y'umushahara ariko nta mafaranga benshi yarakituma nyine babana bose. So muri rusange rero hari ikintu aya makipe yacu yose akunze kugira nk'ikibazo, ari nacyo wenda Rayon Sport yo ngo ishaka gukora igakemura burundu. urabona bagura abakinnyi basa n'abari kubagurira amarushanwa y'ako kanya abareba cyangwa begereye, ntabwo bagura mu mishinga y'igihe kirekire. ntabwo ikipe zacu rwose iryo jambo ryitwa projet dukunda kurivuga abantu bakumva se projet ko hari n'abahanzi jya kumva musaga projet muri studio kasi umuhanzi agira projet aperi kabura projet. ikintu cy'umupira ni ikintu kigari, ntabwo ari ikintu byuka mu gitondo ngo uvuge ngo buri wese ngo agiye kugura abakinnyi b'abana ngo agiye kubagira ibitangaza. hari umenya kwanza kubanza kubashaka akamenya uko abazana muri ekipe, akamenya abakuru bagomba kuba barimo bazinjiramo ryari, abo bakuru abatoya bazinjiramo ryari, tuzabarikura gute, tuzabagurisha gute, swate bazaba barakuze ryari kugira ngo batange umusaruro. nyine biba ari ibintu byanditse bya gihanga ndashaka gusubiramo ko ukurikira wese iby'umupira arabizi. ariko hari icyo wenda bimara iyo uhindagura squad kandi hari icyo bikwangirizaho kibi, ariko ngira ngo tuganire. ikintu cya mbere, iyo ufashe umupira w'amaguru ikintu rusange wubakiyeho kurusha ibindi byose, umupira wubakiye ku ireme ry'uko ari siporo iri collective football. kuba ari ikintu dukora dushyize hamwe bisaba yuko tugomba kubanza buri wese kumenya ubushobozi bwe, noneho bwa bushobozi bwe tukabushyira mu bushobozi bwa rusange. ni ukuvuga ngo hari karite uba wifite ku giti cyawe, ariko hari n'uburyo zigomba kuza zikabyara umusaruro muri ekipe. ibyo kugira ngo ubanze kubona ubushobozi bw'umuntu bwose aho buva bukajya bituka bifatira, noneho kongera kubuzana ukabushyira muri gurupe bifata ikindi. iyo rero wowe buri gihe udashyiramo elema ebyiri ngo uvuga ngo byibura 9 babanzamo mbaye nzi ibyabo, mbaye nzi ubushobozi bwabo, mbaye nzi karite zabo, noneho ndi kuzana abantu baje kuzuza icyo tubura. nababonye ahandi mwona hari ibyo bafite, ndabazanye ngo baze kubyuzuza kuko ari byo tubura. ni ukuza kuzuza imbaraga mu zari zasanzwe. icyo gihe nibwo uba uvuga ngo ndi muri faze byibura gukora icyo bita kuzuza ekipe kuri touching squad. ni burayi urabibona abo 4 5 bajya babagura. ariko ibi twebwe duhora dukora byo gukora icyo bita transfer overhaul, kurekura abakinnyi 10 na kuko bikunda uzabyume bakure muri media rwose kumva rero bapere ni kubura. ariko se iyo uvuze ijambo gukubura bigeranye n'inzu uvuze gusenya. noneho icyo ugiye gukora rero winjiye kuri faze nshya yitwa rebuild, ni ukubaka abushya. iyo prefixe kuzijyana niba prefixe ngira ngo ni kuba bayita, ntabwo wubatse nk'utangiye azero we. ariko iyo rebuild ngo ni ukubaka ikintu cyari gisanzwe gihari ariko ni ukongera kucyubaka. rero niho usanga buri sezo duhora kuri shansiyeri. nicyo bivuze amakipe yacu ahora ari muri, ntajya agira igihe cyo kuvuga ngo ibyo nubatse reka nsarure muri ibyo ngibyo. nicyo nshaka kuvuga. ntajya avuga ngo maranye squad imyaka 3 imaze gufata, imaze kumenyerana, rigogana kwizigerana Rugaju n'uyu bafitanye ubu bwumvane, bafitanye izi mbaraga. ariko ndamutse mbongereyemo wenda umuntu kanaka yaza wenda gukompleta ibijyanye no kuba bagiye ku mashusho. you understand?
aje arerema imwe ariko ntabwo uvuze ngo reka ngo mpita nirukana 9 ko ngiye ku mashusho ngo noneho nza n'abandi 7. Mu makipe rero bibera muri iyo mudu yo kuvuga ngo ndirukana 14 nzana 15 donc bahora bari kubaka kandi ni sezo ebyiri nicyo gihe bifira rero cyambere n'amasezerano babakina yego mu Rwanda batanga amasezerano y'imyaka 2 wagira ngo barayaturutse sinzi umuntu wabishyize ni 2 arangije ngo yaciye ibintu ngo ni 3 ngo wa gatatu ngo ni adiskite ngo ni 2 ngo ariko ngo ni mundi wa gatatu ngo bikunze ngo twawuganiraho ibyo rero biranabahenda ari byo mbaye igitekerezo cya mukuru wacu Jado Castar yigeze kuvuga rimwe nkurikiye radio BNB numva nicyo ati nagiye gishimisha president wo mu Rwanda nk'igihe cyo kugura abakinnyi ku isoko ngo bagenda cyane kubera iki ikipe urumva buri myaka 2 kwizigira usabwa miliyoni zirenga 200 nyamara ugiye gukora ibyo bita n'ubundi uko baragaciro k'umukinnyi ku mugabane baraye bajya kumuha imyaka 5 wora ukamubwira ngo aho kugira ngo nzongere niba uri kumubona mu ubwo bushobozi koko nzongere kugwindira Critoma reka mwero Critoma ubundi nari kuzagwa muri ya myaka 2 nazisanga ngomba kongera guterura miliyoni 50 ngo nziguhe noneho uwo mushahara mwiza nawe kumuha tuvuga wenda miliyoni 1 n'igice ukamwatereka ngo 2 n'igice ndaziguha mu byiciro nyine ngo za miliyoni 50 kuzagwa bwa kabiri ni nk'ari ya miliyoni nongeye ku mushahara wawe nzagenda nongeraho 12 muri uno mwaka wa mbere 12 mu wa kabiri za 24 12 mu wa gatatu za 36 12 mu wa kane za 48 12 mu wa gatanu za 60 ari kuzamutangaho nyuma y'imyaka 2 uzishyira mu myaka 5 ni ukuvuga ngo ufata valeri y'umukinnyi saleri ye akaba ariyo wongera sinzi niba ndi kubibona birumvikana mu buryo birumvikana rero ngo bo baragaciro k'umukinnyi bagura amasezerano yo mukuye ariko bo kugira ngo batazamuha icyitwa Critoma yindi twita Critoma bafata amasezerano y'imyaka bazamarana bakabara agaciro ke kangana na cya kintu twita Critoma mu Rwanda kuko batiteguye kuzishyura miliyoni 70 cyangwa 80 Mbappe icyarimwe baziteruye bakahita bamuha ya saleri ikabije kandi wumva niyo mpamvu uvuga ngo ahembwa 300 ku cyumweru 500 ku cyumweru 250 ku cyumweru nubwo agaciro cya kiri mu Rwanda twitwa Critoma niyo mpamvu usanga kintu burahembwa miliyoni ku kwezi 2.5 ku cyumweru miliyoni ku kwezi nuko bazi ko mu myaka 5 twagwaye nta Critoma tuzaguha niyo bagiye kunegosya nka Buka yagiye kongera muri Arsenal uziko batamu icyo bita signing on fee mu Rwanda rero duta no baretusha n'ubundi kuri saleri urugero bashobora kwicara bati Buka yo twamusinyishije 5 ariko mu myaka 2 ya mbere ariko impressiona bikabije wenda twari twaramuhaye 200 uyu mukinnyi agaciro ko yamaze kukaruta ko niyazi ikipe igakomanga ikazi ivuga ngo turagura amasezerano ye nawe azi ko ari bufate signing on fee kuko haguzwe amasezerano ye turabigenza gute abagahita bafata ya masezerano y'imyaka 5 bakamubwira ngo itari hari hasigaye 3 ijya 3 itarashira reka twongereho indi 2 yongere 5 ariko wari umaze gukinaho 2 noneho turahita tuguha amafaranga niyo twaguhembaga desi tuhita gushyira ku 300 uri butangirire muri ayo masezerano ayo dusinyiwe nyuma y'iyo myaka 2 ya indi 3 wari usigaje ntirashira yego nanone bayigira ariko bahise bayigira 5 noneho ya salere bahise bayongera siripress ako kanya nyuma y'imyaka 2 Fareri y'umukinnyi rero niko bayibara Bruno byamuhaye muri mani Bruno yaraguzwe ahembwa amafaranga make arabimpressiona bahita bongera amasezerano ndakirimo bahita bamushyira ku mushahara ukubye uwo yarafite ariko ahita awuheraho adategereje ko amasezerano ya mbere arangira ari nayo byo aperi sinzi impamvu itabikora sinzi leta ibikora ngo Sheikh Jibril Wataramu warashoje ngo none waragiye ngo cyangwa dusubiye ku meza y'ibiganiro ngo ari kudusaba miliyoni 200 Yunusu ni guta kwaka miliyoni 100 uri AP nuko umuhemba make none ukamusinyisha igihe gito akakwemeza ko ari umukinnyi ukomeye none muri bargaining power kuko abizi ko arakomeye yakwiyeretse agahita akubwira ngo ijana abacira 5 kandi bazazima mu indi myaka wowe deja ikirimo apere yakabwiye umukinnyi ngo urava kuri miliyoni 3 turagwemba wenda 7 ariko iyo Critoma tayo dutanga niyo mpamvu rero
bajya bavugana bariya bavuga iby'injaburo uze muri aperi cyangwa inapizi mu nyumve neza hashobora kuba n'icyo kintu Kasitari yavuze gishoboka kuko abaperezida bategereje no kujya njye nanabyemera buri gihe umupira wacu wicwa nuko abantu buri gihe duhora duca ibintu ku ruhande kugira ngo hagati aho niteranya hagati aho abayobozi b'ama ekipe muri recruitment ni ahantu bumva cyane kandi bitabira kubera ko hari icyo baharonka nta kipe ikizamuka ibyo bakuvuga byo kugura ndakubwira impamvu nuvuga ngo icyo bavugaga cya proje nta mukinnyi n'umwe uba evariwe mbere yuko bevariwa performance mu kibuga barabanza bakabaza ngo yazanywe nande aho kugira ngo barebe umusaruro aho kugira ngo barebe umusaruro ni uwande ninde wamuzanye hari igihe ninde wamutuzanye urimo urabyumva nuvuga ngo mbere yuko umukinnyi yahabwa umwanya mbere yuko bareba icyo ashoboye barabanza bakibaza uwamuzanye asitepinga in azana abe yes transfer ni nziza ku ma ekipe ko zituma amakipe avugwa ni nziza ku ma ekipe ko zituma abafana bongera kwinterakitinga n'amakipe yabo ariko ntabwo transfer za buri gihe ari igisubizo kirambye mu bantu barimo bifuza kubaka ibintu birambye kubera ko umukinnyi wakweretse ubushobozi urumva yagakwiriye kuba abona umwanya ngira ngo hari abakinnyi ejo bundi komite ya Murenza byari ikimara guhabwa inzibacyuho ntibazanye abakinnyi 7 babanje gutangaza ko abahari basanze ntacyo bashoboye nta kipe yari ihari angahe nimunyibutse 6 indege ntabwo yazimaga umwanya yaramanuka baragiye 5 basubiyeyo yego hasigaye umukinnyi umwe bita Faustin Likao Kitoko dushatse twabibukiranye Joachim yaragiye Chimanga yaragiye Yannick Bangara Ritomba yaragiye Aziz Dawa yaragiye urumva umwe mu bakinnyi 6 bazanye hasigaye 2 nako Olivier nawe urumva yasoza amasezerano ntago arongera so abakinnyi baba barahindutse abakinnyi barekuwe n'ikipe ya pe Mamadou Sini rutayizamu seriously reka tuvuze kuvuge ko ari mubi ari umusimbura bakaba bagiye kuzana uwo bashobora kukubwira ko yarasigaye ari umubencheri baba bagiye kuzana utangira mu kibuga wakora upgrade n'abandi upgrading yego ikibazo ni kimwe ushobora kubikora umukinnyi ukanamugura akanafropinga biri normal nibona ni hazard byarabaye ikipe ugasanga ahubwo iguze nko kuri departement defense nk'imyaka nk'itatu ikurikiranye buryo Jode yagiye muri Real tuzi ko ari umukinnyi ugiye kuba igitangaza n'ubu bategereje ko nubwo sezo ya mbere wenda byagenze neza ariko dore icyo twibaza ni ukuvuga ngo ese ubundi at the first place njye njya kugura naguze uyu mukinnyi ngamije iki ndaguha urugero rusembe mu Rwanda ikibazo gihari gikomeye ntabwo twibaza why kubera iki ahubwo twebwe icyo twapurika iyo tujya kugura abakinnyi ni ngo hari icyo bita necessity y'ikintu ndaguha urugero kwizigira afite umwana w'umuhungu mwiza cyane twara ariko afite umwana w'umukobwa abana banyu tuno tuntuza tw'udukinisho tw'abana tuno tuntuza bakinamo ibikinisho by'abana twaje batwita ngo iki hari puzzles bano bakinamo izi game z'abana ko nudukize nudufatika mu ntoki bimeze nk'amatablet mwese ndabizi baradufite kuri mwe umunsi mwagiye kugura ibyo bintu nuko mwari mwishyuye minerivare zabo cyane minerivare ni ikintu cy'ingenzi kurusha ibyo ngibyo ibyo ni rix kiraza cyiyongera mu Rwanda rero twebwe abantu mbere yo kugura icyo bakeneye barabanza bakagura ikibaha avantage mu byo basigarana ku giti cyabo mu mufuka rwose ni ukuvuga ngo ni ikipe yiteguye kutavuga ngo reka dukore ku imwe ku mukinnyi ufite profile ifatika uri buze agahindura ibibazo akabikemura dufite kuko ari wa mukinnyi uzi ko nujya kumubwira ibyo bintu ngo aya mafaranga biragera arabana no ntabwo bikunda ikindi umukinnyi uri kuri nivo runaka hari ibintu dushobora kunganiriza hari ibintu tutaganira azaba atako mwabyihoreye reka tugende tugure uyu mwana wo muri Mukura
kuko turivuga yuko twamuguze 20 tugafata 5 tugure n'uwaha bigende gutya niturangiza twebwe dukora icyo twita gukora gusa kugura ya wayivuga ngo kubera iki ubundi kubera iki uyu mukinnyi tumuguze nk'umuntu swate wo kudevelopa tumuguze nk'umukinnyi direct uje kugira ngo akemure ibibazo twari dufite muri evaluation twahoze kwizigerageza kubivuga nyuma yo gusuzuma ko ikipe yacu ifite abapaseri beza ariko twabonye ko dufite ikibazo cya rutayizamu ukomeye mwiza niba rutayizamu dufite wenda ari Mamadou Sitwara mukuye muri Mauritania afite iyi myaka ntaze ngo areponde neza ese uwamurusha nukinahe afite ihe myaka agomba kuba yaratsinze ibihe bitego upgrade dukeneye dukurikije competition dushaka gukina urwego wenda dushaka kujyaho n'uruhe still nitwibwiza ukuri icyo bita nono kureba ngo ese icyo dufite gitandukanye n'icyo tugiye kuzana ntabwo mu Rwanda dukunda amasura mashya ni ikintu namaze kubona n'abafana barabikunda yewe ari ikibazo ariko ayo masura mashya ntabwo babibaza ngo ikirimo ni arapezi hari ikintu nanjye natekerezaga umuntu witwa Gatsinzi Gilbert anabajije kuri YouTube nanjye ngiye kubabaza ariko mbere yaho nyibukiriza abantu uburyo bashobora kujya muri Tenga promo bababwiye uburyo basaba facture ariko noneho iyo umaze gusaba facture ushaka kwibaza uti ibihembo bizanyura bizanyura hitwa kuri inoti ubwo ndavuga iby'amafaranga ni ikintu nabonye kigora abantu na Rwanda Revenue bashubije amafaranga nyuma y'amezi 3 barabata ariko se mu by'ukuri ubu nyuma y'amezi 3 amafaranga yanjye nzayabona ntibisaba ko ufungura account ya inoti ukana akanyenyeri 5 kabiri urwego ukahitamo kabiri handitse inoti hanyuma ugahita ushyiramo imyirondoro ugakora n'umubare w'ibanga nk'ibisanzwe warangiza aho kuri inoti unyuze ku kanyenyeri 6 kabiri urwego ya 10% Rwanda Revenue dusuzanye amezi 3 niho bayacisha ubundi kuyabikuza biroroshye uyohereza kuri mobile money yawe bisanzwe cyangwa kuri Airtel money bisanzwe kwezi igihe hari umwanya nashatse kuguca mu ijambo none iki kibazo ndabona umuntu witwa Gatsinzi Gilbert akivuzeho ndagira ngo ugisubize mu munota umwe ubundi tujye muri conclusion na Rigani Gatsinzi yavuze ati mwaramutse bavandi ati ngiye mbona atari ikibazo cyo kurya injyawura ahubwo n'ubumenyi buke ubu se waba utabasha kugumana umutoza nibura imyaka 5 amakipe y'Uburayi mureba abakozi baba bafite bazi n'iby'umupira bikaba byashoboka iwacu nanjye nibaje ndavuga ni nimba uyu munsi Alvarez Atletico ivuga ngo ageze mu mamiliyari agera muri 500 kugira ngo umuhagurutse muri ekipe nuko bashyize ibyo bintu byose muri contract aho suka amakipe yacu yabatazi kudiringa ama contract ku buryo bavuga bati aracyari muto reka tumwongera imyaka ahubwo natwe dushyire clause mu muntu wazamwifuza tukazungukira aho ngaho cyangwa banagira ubwoba bw'uko umuntu yafropinga cyangwa akavunika bakabihomberamo ibyo byose usubije nibyo hari ibintu hari uburyo butatu bwa transfer hano mu Rwanda kumuha amasezerano y'igihe gitoya ni cya kibazo cya Rigani yavuze ngo ntabwo ubuzi impamvu wamuguze ijambo why ntaryo wabibajije uvuga ngo ntabwo uzi impamvu nyine umuzanye icyo ni icyambere naguciye mu ijambo ubundi umukinnyi imyaka 22 umuhaye imyaka 2 ntuzi ibyo urimo sibyo umukinnyi uri faze ya development ngo none se nta reselling value wihaye ko ngo ndamuha imyaka 5 wakomeza urumva nicyo navugaga nuvuga ngo ni ya why ntabwo wayisubije icya kabiri hari icyo bita ibintu biri intentional ndabikora mbishaka kugira ngo mu myaka 2 nzabona uko hari cyaka izindi miliyoni 300 zane kabanza kinyamata nzahita nkazamura cyane urumva hari ikindi kintu cya gatatu aricyo kintu twavugaga cyitwa ubumenyi muri rusange ubumenyi nabwo ni buke u Rwanda nabyo ntabwo rwose tubihakana nibwo kibazo warumbajije ariko ibyo tuvuga byose ibyo duturuna autour byose biraganisha kuvuga ngo dukeneye abantu bandestanding umupira kubashyiramo ngiye nka buri Rayon Sport projet yabo na directeur sportif yabo j'ai apprécié bon uvuze ngo tuzanye polisi kuba yarazanye mabombe tuzasigara tuganira ku bushobozi bwabo kuri izo project ariko byibuza gutekereza kumuzana ukavuga ngo ibi byose mbere ko njya gufata ibyemezo biri sportif by'umupira reka umunyamupira ubyandestanding rwose yaba ari polisi yaba ari Rayon Sport rwose salute ikizaba
igisigaye tuzasigara twevariwa ngo ni abantu bari bakwiye koko babigiye inyigo za nyazo zizabageza ku musaruro mwifuza ariko bazana igitekerezo cyiza dukonkiriye mu munota umwe dusigaranye Rugaju ubwo nimba ukoresha amasegonda 30 simbizi aya ma ekipe araza kwitwara ate nyine kuko urebye ibi byo turi kuvuga byamaze kuba kandi biba buri mwaka mu kujya imbere njye ntekereza yuko icyo bazakora kizaterwa nuko bazitwara muri izi shampiyona wenda nka Rayon Sport hari abatubajije ngo ekipe ya Rayon dutekereza yaba ari nziza tuwe twakubwira ngo dukorere 11 wenda ko bakore wihuta duhite Kwizera Olivier ashobora kuzaba ari mu izamu, Obed kuri kabiri, Matumo n'umutima wa defense ufatanya na Charles Ganijoro kuri gatatu, hanyuma Musanga niwe bamugura kuri gatandatu, hanyuma Jigba afatanyije na Jingale bagakina Mediane, hanyuma Atiso na Tambwe Guar. Rayon Sport ngo rikoze uko rya rutayizamu azaza ari we wuzuza atahizamu, hanyuma APR ntibisanzwe ubwo izaba ifite umuzamu guturuka mu gihugu cya Mozambique, hanyuma kuri kabiri ni Kagege, kuri gatatu ni Christian, ubwo bazaba bafite Maduzo uzafatanya na Yunus umutima wa defense, Sekiganda ubwo azaba ari kuri gatandatu, ubwo izaba ifite Dauda ku munani, ubwo izaba ifite Traore ku 10, ubwo izaba ifite uruhande rumwe ruzajya rukinaho Charles Jibril Watara, izaba ifite rutayizamu William Togwime ndetse na Croix yindi izaba yari umusore waturutse muri Côte d'Ivoire Michel ubwo ifite na bench nyine ba Bemeri Dawo n'abandi. Ni nuko dusoje urubuga rw'imikino ariko byumvikana APR ni ikomeye ni nuko ntabwo yahinduye abakinnyi benshi cyane nka rero ubwo rero no kwita ni nuko dusoje urubuga rw'imikino. Ndagushimiye Rugaju, ndagushimiye Kwizigira, turabashimiye mwese mwabanye mwatwakiriye neza ku mashusho. Umunsi mwiza. Urubuga rw'imikino nakagaruka, reka twakire Dosi Jeanne Giselle atugezeho amakuru agezweho. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Itunze radiyo numva amakuru yo kuri radiyo Rwanda, numva ibiganiro biba kuri radiyo Rwanda, gusa numva radiyo bikumariye. Satano ziruzuye ikaze mu makuru magufi yagezweho. Nitwa Dosi Jeanne Giselle. Abaminisitiri bashinzwe ubuhinzi n'umutekano w'ibiribwa mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC bemeje ingamba z'ingenzi zirimo iza politiki, ishoramari n'amabwiriza agenga urwego rw'ubuhinzi. Izi ngamba zigamije gushimangira umutekano w'ibiribwa, kwihutisha impinduka n'iterambere mu rwego rw'ubuhinzi no guteza imbere gahunda zirambye zarwo mu bihugu bigize uyu muryango. Ibi ni bimwe mu byavuye mu nteko ya 19 y'akanama k'ubuhinzi n'umutekano w'ibiribwa muri EAC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Naho umuyobozi ushinzwe ubufatanye hagati y'ingabo n'abaturage mu ngabo z'u Rwanda RDF Colonel Desire Migambi mu ngamba yashimangiye ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bifasha abanyarwanda kurushaho kwiyunga, kubungabunga ukuri ku mateka no gukumira ko jenoside yakongera kubaho ukundi. Yabigarutseho mu kiganiro cyiswe umurage kigamije kwimakaza indangagaciro zo gukunda igihugu, ubumwe, kwihangana no kwigira ndetse n'iterambere ry'igihugu mu gihe azirikanwaga n'agaciro k'umurage wo kwibohora k'u Rwanda. Iki kiganiro kitabiriwe na ambasaderi wa Pakistan mu Rwanda ndetse n'urubyiruko ruturutse mu byiciro bitandukanye. Abakitabiriye banasuye muri kabikorwa ry'ubugeni ryagaragazaga urugendo rw'u Rwanda kuva kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kugeza ku mpinduka n'iterambere igihugu kimaze kugeraho. Mu yandi makuru, muri Tanzania umutekano wakajijwe mu mujyi wa Dar es Salaam no mu yindi mijyi ikomeye mu gihe ejo kuwa kabiri hateganyijwe imyigaragambyo ikomeye izwi nka Sabasaba isabira ubutabera baguye mu myigaragambyo yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka ushize. Leta ya Tanzania yavuze ko izafatira ibihano bikomeye umuntu wese uri buhamagarira abandi kwitabira iyi myigaragambyo. Mu minsi ishize nibwo abaharanira uburenganzira bwa muntu babicishije ku mbuga nkoranyambaga bahamagariye abaturage kwitabira iyi myigaragambyo iteganyijwe ku munsi w'ejo. Imyigaragambyo iri gutegurwa mu gihe inzego z'ubutasi za Tanzania zivuga ko zifite amakuru y'uko hari abari gutegura kugirira nabi bamwe mu bategetsi b'iki gihugu, abanyagihugu ndetse no kwangiza ibikorwa remezo bitandukanye. Imyigaragambyo izwi nka Sabasaba ni imwe mu ikomeye kuruta iyindi iba muri iki gihugu. Ibi kandi binabaye nyuma y'uko mu minsi ishize leta ya Tanzania yafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byose by'amashyaka ya politiki bihuza abantu benshi
bavuga ko hari impungenge z'umutekano nubwo butatangaje igihe iryo hagarikwa rizarangirira. Usibye gusabira ubutabera baguye muri iyo myigaragambyo, urubyiruko rwanateguye iyo myigaragambyo ruranasaba impinduka muri demokarasi. Ni mu gihe kandi komisiyo yashyizweho na guverinoma ya Tanzania yagaragaje ko nibura abantu 518 aribo bapfuye muri iyo myigaragambyo yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka ushize, ariko imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi n'amadini bakaba bavuga ko inzego z'umutekano zishe ababarirwa mu bihumbi. Imyigaragambyo rero icyarimwe n'imurikagurisha mpuzamahanga ry'ubucuruzi rya Dar es Salaam ritegurwa na guverinoma. Mu burasirazuba bwo hagati kuri uwa mbere hakomeje gahunda yo gusezera bwa nyuma wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikirenga w'iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei, aho umurambo we uvanwa i Tehran ukajyanwa mbere yo kujyanwa muri Iraq mu mijyi ya Najaf ndetse na Karbala, mbere rero ukongera ukagaruka muri Irani. Kuva imihango yatangira ku gatanu cy'umweru gishize, aho muri Irani ni ikiruhuko mu gihugu hose mu rwego rwo kugenzura urujya n'uruza. Ubu ibice byinshi byo mu mujyi rwagati byafunzwe ku binyabiziga n'abaturage, ndetse n'ikirere cya Tehran nacyo cyafunzwe ku ngendo z'indege. Mu gitondo cy'uyu munsi ibihumbi by'abanyayirani bari mu mihanda ya Tehran aho bitabiriye urwo rugendo bitwaje amabendera y'igihugu ndetse n'amafoto ya Ayatollah Ali Khamenei. Umurambo we kandi uzanazengurutswa no mu yindi mijyi itandukanye. Biteganyijwe ko azashyingurwa ku wa 4 mu mujyi wa Mashhad uherereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'iki gihugu. Dusoreje amakuru magufi agezweho saa 6 mu buryo burambuye. Ubu rero hano nzashyiramo parikingi nk'iyi modoka ebyiri, hanyuma hari inyuma nzashyiremo ka Alex. Oya shu, bibagiwe se ko dushaka etaje? Aha niho heza, reba iriya view. Ibintu bya view nari nabyibagiwe. Okay, ntacyo, ariko ibyumba byo ni bine. Ako kana yego wowe ni wowe mbwira, uyu nawe yaba wowe muri ibi bihe turimo by'irushanwa rya mbere rikomeye muri ruhago, Tenga promo ntiyakwibagiwe kuko ubu bongeyemo igihembo kiruta ibindi. Ushobora gutunga ikibanza nawe ukagira aho wita iwawe binyuze gusaba kwaka fagitire ya EPM. Kanda akanyenyeri 562 urwego wiyandikishe ukurikize amabwiriza yo gukina. Nk'uko umuyobozi mukuru wacu ntabwo Rayon Sports ifite amafaranga yo gushora ku isoko.